akomeze kubana namwe inshuti bakundwa mudukurikirana kuri Yana Media. Twongeye kubasuhuza, turizera ko mumeze neza. Nawe utameze neza komeza ugire kwizera, ukomeze ugire ibyiringiro. Imana yacu irashoboye, ni nyembaraga, ni nyamahoro, kandi ibasha gukiza umuntu muri byose. Ikiganiro cyo ni isobanuro y'ibihishwe mugezwaho na Sam na Bosco. Ariko ushobora kwibaza ngo isobanuro y'ibihishwe ni iki? Isobanuro y'ibihishwe igusobanurira ibintu bigiye bitandukanye, ahantu ushobora kuba ufite amatsiko, ahantu ushobora kuba wibaza ibibazo bitandukanye ukabura ibisubizo. Turi hano ku bwawe, kandi tubararikira ikiganiro gishyashya turimo dutegura, roho nzima mu mubiri muzima, kigiye kuza very soon. Karibu. Murakoze, reka dutangire dusenga Imana mu kiganiro cyacu nk'uko dusanzwe tubikora. Kadusabe Bosco kadusengere. Urakoze Mana y'urukundo, wowe uduha kubaho ukaduha ubuzima. Tugushimiye iyo mpano ikomeye waturemeye kugira ngo dushime izina ryawe, twamamaze gukomera kwawe, kandi twuzure ibyiringiro, kandi tugutegereze nta bwoba. Ubane natwe muri iki kiganiro kandi twungure ubwenge. Umuntu wese wumva iki kiganiro asubizwe mu imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Ya Bosco arakoze kudusengera cyane. Ese Bosco ntaramutse mute amakuru y'iminsi? Ndamahoro, ndashima Imana nk'ibisanzwe pe. Ndumva mfite ndi muri mood nziza. Ya. Ese kiganiro duherutse gutanga mu minsi ishize kujyanye na karande ya kimikasi. Ya kira kiganiro abantu benshi cyane bateye ku manteri, wumva abantu benshi cyane, hari ibintu byinshi cyane batari bazi. Bamwe bakavuga ati koko bino bintu ntago twabonaga bituba, ariko tutazi koko hari byo. Abandi barahamagaye. Turanabasuhuje inshuti zacu, bakomeze bagubwe neza. Bagubwe neza cyane. Turi hano ku bwabo kugira ngo tuganire ku by'ubwami bw'Imana. Nanjye ndakwakiriye muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Ya more na turamwakiriye uri kuri kamera. Imana imumugisha, niwe utuma bino bintu byose bigenda neza cyane. Rero tudatinze, reka dukomeze n'ubundi nk'uko bisanzwe mu nsobanuro y'ibihishwe. Hari ibibazo nk'uko bisanzwe nyine tujya tugira byinshi cyane mu buzima busanzwe. Twakibaza, nkanjye njya nkunda kwibaza, nkabona hari abantu baba basanzwe basenga, ugasanga imyuka mibi cyangwa se imbaraga za Satani zibagizeho ububasha. Ese nkibaza ngo ese umuntu usenga cyangwa se umukristo, izo mbaraga mbi z'imyuka mibi zishobora kumugiraho ububasha zikaba zanamwica? Wadusobanura neza? Ya murakoze cyane. Buriya icyo kiganiro abantu benshi barabyibaza cyane. Icyo kibazo, ese umuntu usenga Imana, abadayimoni, imyuka mibi cyangwa abarozi bashobora kumugiraho imbaraga ku buryo bashobora kumuzingazinga kugira ngo banamwica, tugashyingura tugateraho n'insina birakarangira, kandi ibyo bintu byakozwe n'abarozi n'imyuka mibi, kandi hariho n'izindi mbaraga z'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye cy'ubuzima. Ariko abantu, Bibiliya iravuga ngo mbese umucyo n'umwijima hari ahantu bihuriye? Mbese gukiranuka no gukiranirwa hari ahantu bihuriye? Ese Kristo afitanye mugabo iki na Bayali? Kandi Bibiliya ikavuga ngo mbese hari aho gukiranuka kwahurira n'ibintu by'amategeko? Byose bashaka kuvuga ngo imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'umucyo, ibyo bintu hari ahantu bihuriye. Bibiliya iravuga ngo Imana abamarayika ni imyuka ituma gukorera abera, ariko Imana ikavuga ngo abagaragu bayo yabahinduye ibirimi by'umuriro, yabahinduye umuriro. Ushobora kubanza kwibaza, ese uwo mukristo abadayimoni bashobora gufata cyangwa bakamuzinga kugera ubwo bamwica? Ntabwo bivuze ko abadayimoni cyangwa imbaraga z'abarozi zidashobora kukugiraho impact, zishobora kukugeraho ukazumva. Ariko kuvuga ngo zafashe icyemezo zigafata umwanzuro ko zigiye kukujyana,
ushobora kwibaza uwo muntu ni umukristo? aho nyine niho na buri wese aho yakibaza. ushobora kwibaza ngo uwo muntu Yego. ni umukristo. Nicyo ushobora kwibaza. Yes. Ubundi umukristo w'ukuri, imbaraga z'abadayimoni ntago zamwica ngo zirangize zimurangize zimufateho ibyemezo byose ubuzima bwe zibugenze uko zishaka. Ntago byashoboka. Uradusobanura rero. Ukuntu kino kintu ndi bugisobanure. Yego. Reka twifashishe dufate ingero zo muri Bibiliya. Yego. Zumvikana kandi abantu basoma buri gihe. Reba umwami w'Abisiraheli witwa Ahabu. Urabizi ko Imana yagushyiragaho bakagusiga amavuta wamaze guhabwa imbaraga zo gukorana n'Imana kugira ngo ubwoko bw'Imana bugira amahoro kandi bugendere mu mugambi w'Imana. Umwami Ahabu yakoze ikintu kibi. Afata Naboti aramwica. Umuhanuzi Eliya araza aramuvuma. Aramubwira ngo aho imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira ayawe. Imana iravuga ngo nzamaraho imbata n'umudendezo mu rugo rwa Ahabu. Imana ivuga uburyo bose bazapfa, irigendera. Imana iraceceka, Ahabu agumaho. Igihe kigeze Imana yibuka ko Ahabu yakoze ibibi, Imana igomba guhorera Naboti. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe umwuka mubi, yego, wazamutse imbere y'Imana. Imana irawemerera kugenza Ahabu uko umwuka mubi ushaka. Nibwo wahindutse umwuka w'ibinyoma mu bahanuzi be bose. Bamuhanurira ko azajya i Ramoti Galiyati agatera agatsinda akagabukana intsinzi. Ariko Imana yo yari yamaze kwanzura ko najyayo ari bupfe. Ariko umwuka uramwoshya ngo aragenda, aramwoshya. Umwuka mubi uragenda uramwoshya, aragenda apfirayo. Urumva ni bya bindi bavuga ngo ese umwuka mubi ushobora kugira commission kuri wowe kugera ubwo ukwicuka kurangiza. Kugira ngo ibyo bintu byemere abantu badukurikiye babyumve. Hari ikintu kiba cyamaze kugukuraho bwa budahangarwa wowe wari ufitanye n'Imana. Urugero, urumva icya mbere ni icyaha. Ahabu yari yamaze kuva muri ntuza, muri protection y'Imana. Amaze kuva muri protection y'Imana, noneho imyuka mibi, izo mbaraga zituma apfa, zimugiraho ububasha. Urumva? Yego. Mbere akiri mu mugambi w'Imana ibyo ntibyashobokaga. Ariko iyo amaze kujya hanze y'umugambi w'Imana ibyo birashoboka. Niyo mpamvu nta mukristo w'ukuri ufite imbaraga. Ibitero bishobora kuza ukarwana nabyo, hamwe no gusenga ukabitsinda. Ushobora kurwara, ushobora kugira ibintu bimwe bigahomba bikanagenda. Ariko igihe kikagera bya bindi bikarangira, imbaraga z'Imana zikanisha, kubera ko uhagaze mu butware bw'ijuru. Hari ikibazo njya ngira kandi n'undi wese yakigira, ko hari igihe usanga ibyo uvuze byo ndabyemera. Yego. Hari igihe usanga umuntu asenga ndetse n'iyo myuka mibi imugaragaraho akaba yasenga akayirukana. Ariko ugasanga kubera w'imbaraga afite ya myuka mibi yimukiye mu bana be cyangwa se mu yindi famiye. Kuko ari igihe uzasanga abantu bari gusengera nk'umuntu akavuga ati twebwe twaturutse kwa runaka, kuko twamushatse turamubura tujya none twaje hano, bitewe n'impamvu cyangwa se isano bafitanye. Ese niba koko uwo muntu ashobora kuba yasenga iyo myuka mibi akayirukana, kuki ishobora kwimuka ikajya ku wundi? Nyine nibyo nakubwiye, ba bantu badafite za mbaraga, badafite za mbaraga ziba protecting, ibyo byo birashoboka. Yes, kubera ko urumva ziba zananiwe. Reka nkubwire, abarozi, umuntu ashobora kukujyana mu barozi. Ntabwo ati ndashaka ko Samu bamwica, ndashaka Bosco tumwica. Yego.
muri za mbaraga zabo bakavuga ngo uyu nguyu ntabwo bishoboka, bagasanga afite ubudahangarwa bundi budasanzwe. Ushobora kumukubita akagwa hasi ariko kumwica bwo ntabwo biri bushoboke. Kubera iki? Twabonye ari hole, muri we ari covered, ikintu cyose twamushakaho ntabwo kiri bukunde. Kubera iki? Muri we twasanze nta kintu, nta mwuka mubi, nta mwijima uri mu buzima bwe. Hagati kurwaraho ashobora kurwara ariko kumwica ntabwo turi bubishobora. Genda ukora ibindi, ushake ibindi, ariko kumwicaho ntabwo bizashoboka. Uko ni ugutsindwa. So rero iyo uri muri iyo rimu yo kuba protected mu ruhande rwawe n'Imana mumeranye neza, ntabwo ibyo byakunda. Yego. Reka nkubwire, umuhanuzi bita Balamu yakoreye Imana, ari umuhanuzi akavuga ibyo Imana yamubwiye. Umunsi bamuha indamu ngo ajye kuvuma Abisiraheli, nabwo yagiyeyo biranga. Ko yarabizi nawe yarabizi ko bitari bushoboke. Noneho arangije aravuga ngo ubwo byanze, aravuga ati noneho tujye mu buzima busanzwe. Yes. Tubazanemo. So yavuze ngo abwira Baraki ngo bazanemo abagore. Abwira Balamu ngo, Balamu abwira Baraki tiroro kubavuma ntabwo bishoboka. Nta burozi mbonye muri bo, nta gukiranirwa kuri muri bo, nta n'ubupfumu mbonye, ari ubwoko butura ukwabwo, ni ubwoko bugira gute butavumika. Umukristo ni ubwoko butavumika. Yes. Ntabwo byashoboka. Aragenda aramubwira ngo kugira ngo ubavume bizakunde, nibwo yabigishije strategy bakoresha, bazana abundi bwoko, ujyane y'abakobwa bambara ubusa, babigireho, donc babe inshuti, batangire basambane nabo. Nibarangiza gusambana nabo, Imana yabo izabakura. Donc ibyo byaha ukoze bizamenagura urukuta rubakingira, rutuma ibi ubavugaho bidashoboka. Nirumara kumeneka bizakunda. Aramubwira ngo uzakoresha ibyo ngibyo bizakunda. Arangije kuko biremera, Abisiraheli batangira no kujya bajya mu bandi bagore, mu banyamahanga, bakajya kuryayo, bakarya, bakanywa, bakarya ibyaterekerejwe, batangira gukora n'ibigirwamana. Nibyo byose ubwiza bw'Imana buvaho, icyari kibakingiye kivaho. Nibwo batangiye za mugiga ziraza, imivumo yose ibazaho, kubera ko ntago bakiri abera, donc ntago bakiri ba bantu b'Imana. Abantu babyumve, kugira ubumwe n'Imana biraguprotectinga, naho iyo mizimu yabi hari, naho iyo abo baruzi babyohereza biraguprotectinga, bazabyohereza ubyumve, ushobora no kubisitaraho, ariko ntago byakwica. Nubwo turi ubwoko butavumika, ntago bishoboka. Ibindi byaba ari kuvuga ngo twamufasheho decision turamujyanye, ntago bizakunda. Noneho Balamu nawe kubera icyo cyaha yarakoze, Abisiraheli bateye baramwisha, yapfuye. Yapfuye mu rugamba rw'Abisiraheli bagiye gufata cya gihugu cyo kwa Baraki. Urwo rugamba Abisiraheli mu gihe bahafashe, bakimara guhafata, nawe baramukonyoranye, bamwicanye nabo muri icyo gihugu, nawe arapfa. Kuko nawe ikimukingira cyari cyageze gute? Cyari cyamuvuyeho. Niyo mpamvu rero iyo komisiyo y'abadayimoni ku bantu bizera Imana, nagira ngo mbabwire ngo abantu muhagaze neza, abantu mufite ibyiringiro bitanyeganyega, muriho ubuzima bwo kwera, mwumva mushaka kubana n'Imana uko bikwiriye, musenge cyane, mukomeze gusenga, ntacyo bizabatwara. Bazabigerageza ariko ntacyo bizafara. Icyo navuga, icyo dusabwa ni ukwegera Imana cyane kandi dukiranuka, kuko gusenga ni kimwe, no gukiranuka ni ikindi. Kuko abasenga bose ntabwo tubaciriyeho iteka cyangwa se urubanza, ariko abasenga bose si kuba bakiranuka. Kandi buriya mu rusengero abantu baba bafite misiyo zigiye zitandukanye. Haba harimo abakozi ba Satani, haba harimo abakozi b'Imana,
haba harimo n'abaje bashaka ubugingo cyangwa se kugira ngo bagire bave mu mwijima batera intambwe bajye mu mucyo. Bivuze ngo rero icyo kugira ngo turwanye zino mbaraga z'abadayimoni ku buzima bwacu ni uko bidusaba gusenga ariko dukiranuka cyane rwose. Yes, ndumva aricyo twafataho umwanzuro nava nka conclusion. Icyo dusabwa ni ugukiranuka kugira ngo izo mbaraga z'umwanzi cyangwa se z'umubi tujye kure. Iyo uri muri Kristo neza kuzaho zishobora kuza, ariko kukugiraho ubutware ntabwo bishoboka ngo zikurangize, warwara. Ariko urumva ko iyo umuntu asenga niyo bagiye kugira barabanza bakashyiraho akabazo akavuga ati uyu muntu hariho limite tudashobora kurenga. Nubwo twakora ibi ariko hari ahantu tudashobora kurenga. Ibyo biba bivuga gutsindwa rero. Muri Kristo rero harimo ubutsinzi butagereranywa iyo uri kumwe nawe uri mu ruhande. Bibiliya iravuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yava he? Ninde se warega intore z'Imana? Ni Kristo wazirega kandi ari uzitsindishiriza. No one. So rero twigumire muri Kristo. Izo mbaraga zizakora, zizatambuka, ariko ntago nta bubasha zizagira. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Yes, turabashimiye kuba mwadukurikiye kuri studio za Na Media. Ariko abantu mwuka byaramwe mujye mwibuka mukore na subscribe na share, like, mudushyigikire. Turabingize mudushyigikire mutwereke ko turi kumwe. Na comment zanyu bitwereka ko dufite abantu badukurikirana. Murakoze naho butaha.